ndimo ndiga gukoresha ino kamera ibiranyuzura bya hatari. So yangiye gutegura ngiye gukora imisatsi ho gatoya kugira ngo byibuza mbensa nk'umuntu muzima. Aya ni amavuta nyamuresha ku misatsi yacu twese. Ebana nabonye brand ikora kabisa iyi ya melanine. My goodness, ni brand nzima kweli. Kuri twantuka irakora neza cyane. Nk'iri cupa ryose riratinda kandi urumva turi abantu bane barikoresha. Aya mavuta sindirimo ndi kuvuga cyane cyangwa gukora kafunga umuryango. Ngiyi nayo ni amavuta ya melanine. Mba ndayakunda cyane, yitwa multi use pure oil blend. Mwanyeshyira ku ntoki gutya imbere kuko ari nk'umusatsi mbona urimo usa nk'ucika. Ndashaka kwisuka by the way. Iyi weekend kabisa ntabwo igomba kunsiga ntasutse kuko bisi ibintu umusatsi wanjye urimo urangirika. Ndasa nk'uwitegura byibuzaho gato ku buryo ninkora vlog, muri vlog ntazajya mansa nabi. Ndashaka gutangira kwiyitaho umuntu ngo utikunda atabasha gukunda abandi. Ngomba kubanza ngo kwiyitaho. Nge rero kuko nakuze ntazi ibintu byo kwiyitaho ibyo ari byo, usanga ibintu byo kwiyitaho ntabi priorize. Ariko muri iyi minsi ndimo ndashaka kubyiga ko hari igihe nita ku bana, ku rugo, ku mugabo, ariko nge nyine siniyiteho cyangwa se nakwiyitaho nkumva ndi guilty y'ikintu, nkumva nyine ntabwo numva meze neza kuko niyitayeho. So weird. Nawe ni muri nkanjye aha ugomba kubitravayaho my friend, kuko the devil is a liar. No kubitravayaho ntabwo ari ibintu byiza. Birira tubwira ngo dukundane nkuko twikunda. Rero niba utikunda uzakunda nute? Yego birashoboka ko ukunda undi ariko utiprioriza wowe, ariko ntabwo ari urukundo ruri healthy. Kutikunda ntabwo ari byo. Hari igihe kigera bikagukubita kubera ko winegrije igihe kirekire, ugasanga swati biragira ingaruka ku bana bawe, swati birakugiraho ingaruka. Ko nabonye ko uko umuntu yitwara niko n'abana be bitwara. Tuvuge niba ndi umuntu utiyitaho, nkora nsa uko nishakiye, ukabona urasa nabi, urasa uko wishakiye, yenda kuko ukurana icyo kintu cyo kumva ko kwiyitaho, kwitabwaho ari ibintu biri normal ukeneye gukora, sibyo? Niba nawe warakuze wumva kwitabwaho cyangwa kwiyitaho ari ibintu biri bizarre kuri wowe, utangira ubihindure. Kuko hari igihe nabaga ndi umuntu utiyitaho, numva nza bwa nyuma kandi nkajya kwigeraho nananiwe, numva nta ntege nkifite zo kugira icyo nkora. Agastine nkoze gutya. So yangiye gusharge ino kamera hanyuma ntangire nkore editing. Ubu deja nimo editinga vlog ya kabiri murabona hari vlog emerutse gushyiraho kuri YouTube. None editinga video ya kabiri yayo yindi nababwiraga twagiye gucelebra intsinzi nyine ya Kagame. Urumva ni vlog fete zimaze igihe kirekire. Ubu rero ngiye gukora icyayi hanyuma nteke. Ngiye guteka uyu munsi, ndateka amashu birayi mubona hariya, hanyuma ndateka no mashu. Aya mashu rero nayaguze muri Jeya kugira ndaza kubasobanurira ibyayo. Turateka amashu, hano harimo inyama ziri marine, zakongeramo karoti muri aya mashu, hanyuma nze gukora n'utu turayi ndakeka ndi budukarange, ndakora udufiriti twayo. So guys, turaza kuvugana, reka ndeke kumara espace mwahangaha ntaza kuyuzuza. Kuvugana nindangiza guteka, hanyuma nyuma yo guteka uno munsi rero hari soirée ya louange na adoration kuri église. I'm not sure yet nimo ndi bujyeyo, ariko nindamuka ngiyeyo ndi bugombe kujyana abana. So nindamuka ngiyeyo turajyana. Mu itabibona muri no video muzamenya ko ntigeze njyayo. By the way, iyi ni kamera umugabo wanjye yanguriye kuri anniversaire yanjye le 26 septembre. Yari anniversaire yanjye, hanyuma bongeye muri no kamera. So niyo mubona qualité ya image ari fresh cyane, narayikunze vraiment. En plus nari maze iminsi ndimo ndayishakisha, none ko yari surprise. Sende kuvuga no murumuna w'umugabo wanjye yahoze yinyereka atari kwikamera urayibona ute n'iki, ariko nanjye nkabona narayibonye abantu benshi bakora ama vlog nyine nayo, kumbi umugabo yari marayikora muri recherche agira ngo nkorere surprise. So thank you baby, thank you. So yeah, I'm so grateful. Ubu ushobora gukora content ifite qualité. Akikwafire irimo irantera doute. I don't know.
mfite confusion. Nari kuba nazamuye ntuzange kagera nk'aha ngaha nibwo byari kugaragara neza cyane kurusha. I'm so thankful ku bw'iyi kamera. Reka duteke ntaza gushiririza nimo nirya. Hey guys, songeye kubereka recipe nshyashya, recette nshyashya. Izi ni inkoko. Iyi ni recette nabonye kuri internet ko umuntu ashobora guteka inkoko yashyizemo yogurt kugira ngo inyama ikomeze yorohe. So nashyizemo yogurt grec, ibitunguru biri hashe biri biologique, ariko iki ni kimwe mu birungo naguze kuri Costco, nari narakiguriye kukibika kugira ngo nzagikoresha mu minsi iri imbere, ariko nagifunguye kuko nari ngikeneye, nta bitunguru nari nsigaranye. So nakoresheje ibitunguru biri seshe, nashyizemo n'iki ngiki. Iki ngiki kindi mpora mbereka cyo muri Costco nacyo. Iyi ngiyi ni curry, nayo nayishyizemo, na kurkuma cyangwa curcuma, ni turmeric, ground turmeric, nayo nayiguze muri Costco. Sinyikoresha kenshi, iyo nyimaranye igihe urabona ko icyuzuye. Ibyo birungo nakoresheje, izi nyama nzibika nazibitse ziri marine deja, zari zirimo ikirungo, nongeyemo ikindi uno munsi, nizere ko gusa bitari bube too much. Nubwa mbere ngiye guteka inyama zirimo yogurt, so let's see icyo biri butange. I hope ko ntakoresheje yogurt nyinshi cyane. Ifuru nayishyize kuri 350 ku bantu yenda bashaka kumenya. Nkayiramburamo neza, ndakomeza nyiverifya kuko ntago ari inyama nyinshi. Nizi turyohera ndetse nteka izindi nkoresheje iriya yogurt isigaye. Ngiye gusohora umufuniko wanjye none washyushye. Hey guys, ubu rero nari nicaye, style yanjye reka nyibereke neza, sinzi niba muri iriya kamera nabiberetse neza. So yanafunze hejuru gutya, hasi ndarekura, imisatsi ntiraba miremire cyane ariko don't hate, okay, it's moving. Imisatsi yanjye, oh my god, sinjye wari wasengere gakura. Kera nari mfite icyafro cyiza byatari, mais bon c'est pas grave, narayikase nyine nta kundi. Ubu ngubu ngiye kuyireka ikure. So yeah guys, nanjye kubabwira yuko ngiye kunywa cafe. Kamera ibaye déchargée ndimo ndagira, so dukomezanye na telefone. Ngiye kunywa cafe, umva ni mu vero, turi mu kwa 10 ariko ndi gueditinga video na filmye mu kwa 7. My friend, nta kigenda, ariko ndashaka kuba serious pe. Mfite testimony. Iki gitondo nari maze igihe kinini nifuza kubyuka saa 11 kugira ngo nsenge, ubundi ntangirana umunsi n'abana. No kuvuga ngo abana bo babyuka saa 12 n'igice kugira ngo bitegure bajya ku ishuri, ariko ngewe mba ngomba kubyuka kare. Nyuma ngomba kubyuka kare nk'umubyeyi, nkasengera abana, nkasengera urugo, nkasenga tout simplement, nkayigerana n'Imana. Bisaba yuko ubyuka nk'isaha imwe mbere yuko abana babyuka, kuko iyo babyutse c'est fini, mutangira kuhura, mugatangira gukora ibyo mukora, nta byo gusenga, mbega nta. Donc bisaba yuko ubyuka kare, ubyuka nk'isaha. No muri Bibiliya barabivuga, la femme du proverbe 31, Migani igice cya 31. Uriya mugore bavuga, umugore wo mu Migani igice cya 31. Proverbe nkeka ari Migani, nimo nibeshye ndaza kubikosora ndi kweditinga. Uriya mugore wo mu Migani igice cya 31 abyuka kare, arazinduka. Donc ibyo akora byose abikora ku murongo. Rero bira nibyo nshaka kugeraho, ndashaka kubura umugore wo mu Migani igice cya 31. Muze kuhasoma badekriva umugore uri class, umugore uri class kabisa, uzi byashaka, uzi cyashaka, uri en connection n'Imana ye, uzi ebana uri mu nshingano ze neza. So niho nshaka kugera. Iki gitondo rero nabyutse, nabashije kubyuka, nabyise saa 11 n'igice. Byibuza mfata 15 minutes yo kwitegura, koga mu maso, kwibrosa. Guys, it makes a whole difference. Nk'ubu ngubu muri ukuru ndi productive, ariko noneho mumbabarire nsigaye mvanga ibindemi. Yewe natangiye ntashaka kuvanga ibinyarwanda n'ibyongereza. Nari maze nk'iminsi nk'ingahe ntabasha gusenga guys. Hari igihe kigera umva ukumva uri mu ntambara yo mu mwuka ku buryo utabasha no gusenga na gatoya. Nijyo bintu nari mazemo iminsi numva ntabasha gusenga, kandi iyo ntabasha gusenga simbasha no gufata kamera ngo ndafilma, simbasha kweditinga, simbasha kugira icyo nkora. Mba numva iyo ntasenze nta kindi deservinga gukora kinshimisha. Bavuga ntime
ikiri ngombwa cyangombwa ari cyo kugaburira umwuka sinigeze nkikora. Ndimo ndashimisha umubiri gusa. Umumva rero ngize guilt n'ibindi byose bikareduka bigasa nkaho nyine ntabyinjoyinga, ubuzima simbwinjoyinge kuko ntasenze mu gitondo. Nakora kuko ntasenze tout simplement. Nago isengesho rigomba kubera irya mu gitondo gusa. Tugomba kumedita ku Mana umunsi ku wundi, isaha ku yindi, minota ku yindi. Nimba utari interesse kumva ibyo mvuga bijyanye n'Imana muri aka kanya, my friend, skippinga ihutisha video, ariko manumva ari ngombwa ko mbapartaja ibihe nk'ibi ngibi, you know. So muri iki gitondo nabyutse nashyizemo réveil, sibyo 5h30. No, nashyemo 5h irasona, ndayizimya ndongera ndasinzira kugeza 5h30. Umugabo wanjye niwe waje kumbyutsa ambwira se nuza réveil yawe bite byayo kuri irimo nyine iragira ni chance ko yaje kumbyutsa kuko narinde hafi kongera kuyizimya nkongera nkiryamira, which is tentation ya Satani, kuko mu by'ukuri sinari naniwe, naryamye kare, naryamye saa 4 n'igice. Naryamye saa 4 n'igice batari na saa 4 zuzuye. Saa 4 zuzuye nagiye mu cyumba ndasenga iminota mikeya mpita ndyama. Urumva naryamye kare. So kutabyuka kwanjye kwa saa 11 n'igice ntago byari umunaniro mu by'ukuri. Ni kwa kundi nyine Satani agusinziriza kwataka, umuntu agiye akareba ibiri kuba mu mwuka, ukabirebesha amaso mu mwuka, wabona hari nk'ikintu kiri hejuru yawe cy'ikidayimoni kirimo gigusinzira, umva ryaba ahubwo uyorose umererwe neza bigatuma udasenga. Uyu munsi rero Imana yanshoboje ndabyuka njya gusenga. Natangiye ari nka saa 11:45, ntangira nsoma Bible kugeza saa 12, kuva saa 12 kugeza saa 12 n'igice ndasenga. My friend, it makes a huge difference. It makes a difference. Like twaremewe kuba connected ku Mana. Mu by'ukuri utabaye connected ku Mana sinzi ukuntu functiona. Ntago bishoboka ku functiona utari connected ku Mana. Niba una functiona ntago buri kuri full potential yawe. Ntago buri kuri full potential yawe. So ndashima Imana yambyukije nkabasha gusenga, nkabasha gusoma ijambo ryayo. Nari maze iminsi naraguye, my friend, hari igihe umuntu agwa ukumva rakamutse, ukumva wakamutse wabuze nyine nturi kubasha gusenga uko bigomba, you know. So yeah, I'm so grateful ku Mana ko nabashije kubyuka nkabasha kujya muri presence yayo. Nimba uri umubyeyi ukaba uhora uvuga ngo nta mwanya ufite wo gusenga, nta mwanya ufite wo kwita ku Mana cyangwa se wo ugupasa muri presence y'Imana, kubera ko Satani ari inyuma y'umuryango, kuko azi ko ari business y'Imana, ari inyuma y'umuryango kugira ngo adushwanyishe, kugira ngo adusenye, kugira ngo atume tuba abanebwe, ntitugire icyo dukora, ntitube productif, ntitwevolue. Umva ni byinshi ifoke mbivugaho, ifoke nshaka undi munsi ngakora video yabyo. Ndashaka no kuyikora muri France no video, ukuntu ubunebwe ari umujura. Ofete Satani aduteza ubunebwe, akaduteza ibitotsi, akaduteza kwanga kuba muri presence y'Imana kuko azi yuko ariho dukura imbaraga zacu. So tuzabivugaho neza muri video y'igifaransa kuba followinga. Umva, thank you so much. Oh my god, hari umwana nshaka ko mwita umwana, sindamubona mu maso ariko sinzi impamvu mbanumva abantu bose mbarusha imyaka but uyu mwana w'umukobwa afite YouTube channel yitwa Tila TV Show. Tila TV Show, thank you so much for supportinga. My friend ahora anshyiriraho commentaire, ahora areba video zanjye. Thank you so much Tila. Ndaza gushyira link ya channel yiwe hano hasi kugira ngo mugende mu following mu supporting channel yiwe. Akora ibintu byiza, akora ibintu bijyo guteka. Hari recette yakoze, ndavuga nzayikora kugira ngo abana bayirye. Nuko nyine ntarabona kanya neza kuvuga ngo kanya ni bwabunebwe navugaga. Nuko nari ntarava mu bunebwe, ariko ubu ngubwo navuye mu bunebwe ndashaka gutangira kubikora. Afite channel yiwe ikora ibintu byo kurya, afite recette yakoze. Oh my god, ndashaka kuyisubiramo isa nk'iryoshye byatari ibirayi, birimo amagi, birimo imboga, birimo poivron. So Tila TV Show, komereza aho ngaho, courage. Nakunze cyane channel yawe, ndaza kwishyira hano hasi guys, mujye kumufollowinga, mujye gusupportinga channel yiwe. And Tila, thank you so much ku supporting ino YouTube channel, kunsigira commentaire binkoraho
cyane cyane. So thank you so much, Imana iguhe umugisha. Hanyuma iyindi channel nshaka ko dusapotinga ni channel y'umumama w'inshuti yanjye afite twamenyanye kera nkigera hano muri Canada, apana nkigera hano muri za 2013 gutyo 2012. Twararirimbanye muri korali ariko ubu ngo basigaye mu kandi gace, ariko ndashaka ko nawe tujya kumusapotinga. Yafunguye YouTube channel yitwa ngo The Happy Blessed Family. The Happy Blessed Family akora ibintu bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bwa muri Canada, akunze kuvuga ku Mana. Rero you guys tugende tumusapoting. Christine Nyirahabimana niko yitwa, ariko channel yiwe yitwa The Happy Blessed Family. Afite n'indi y'Icyongereza afite The Happy Blessed Family Rwanda, afite na The Happy Blessed Family nguko kwanjye mfite Beautiful Maming Igifaransa nkagira n'Ikinyarwanda. So nawe afite The Happy Blessed Family Rwanda, nawe ndamusiga hano hasi mujye gusapotinga abo bantu babiri. Donc Tila TV show, hanyuma The Happy Blessed Family Rwanda. You guys mujye gusapotinga abo bantu. Thank you so much kukumva ino party. Kubera ko ndabizi ko iyo umuntu yicaye avuye muri vlog akajya ahantu noneho abantu bavuga cyane, I don't know, like hari ababikunda hari abatabikunda. Party nk'izi ngizi mu by'ukuri nizo ziba zirimo valeur, kuko tuvuga ku by'Imana, ni Imana. So yeah, ariko I don't know, this angle is not showing off imisatsi yanjye neza. Noneho niba miremire my friend, ntabwo muzankira. Ndashaka gukora ama twist. Urabona ko imisatsi kamwe imaze gukura. Hanyuma ngende nteke editing ino video, ndashaka kuyipostinga mu kanya kabisa, editing nyirangize imite ntangira guteka. So yeah guys, I hope you enjoy no vlog and I will see you. The waist is wasting. The waist has wasted. Alors comment donne la gasse pour le chat, mais c'est moi. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je vais ici, et vous deux, et voilà. Oui, parce qu'il faut se cacher, faut se couvrir les pieds. Faut se couvrir les pieds? Oui, que c'est pas grave. Quand on va aller à l'orchestre, c'est un petit peu de décorer. Ok, c'est parti. Yeah! Thank you! Thank you for what? Peace. Je crois que j'ai publicité. Publicité dans ma magasin. I want this. So yeah guys, je kwereka outfit of the day. Uno munsi dimanche. Je pense que ndi bu clôturer ino vlog hano kugira ngo itaza kuba ndende cyane, sibyo? Hanyuma On se colle les jambes. Azet, tu viens? C'est derrière moi. Ok, 1, 2, 3, go. Là, tu dois les alors en complet, tu dois aller et on te voit pas. Ah, ok. Là, non, c'est moi qui utilise la caméra, après je donne la zère. Ok. 1, 2, 3, go. Voilà, tu attends qu'elle... Maintenant, tu continues à filmer là-bas. There's only one person. Je crois qu'ils vont être impressionnés. Ils vont être impressionnés, les abonnés de maman. Guys, umukobwa wanjye arimo aribigisha akantu ngo yarimo atwigisha akantu twese ngo guhagarara inyuma yanjye ngo kugira ngo nyine ngo bimere nk'ari umuntu umwe, ngo ubundi ngo mpite mva mu nzira ngo muhereze kamera nawe ave mu nzira ahereze kamera mugenzi we. Umva ni umukino nanjye nasobanukiwe, ariko nyine ubwo nyine byari nanjye kubabwira iki kubabwira iyi jipo imyaka nyimaranye muri 2014. Ino jipo niyo muri nicyo cyiza cyo kugura ibintu biri karite, ariko nanone muri H&M ariko yari yaranyanze none yongera. Maman, tu sais c'est quoi le but de traverser? Moi je sais. Non. Moi je sais. Ok. Abantu bavuga ngo turagura buri munsi. Jya gisubira muri garderobe y'ibyo wambaye hashize imyaka. Ugenda uhahemo. Kuko burya hari imyenda tubika tugashyira ku ruhande yenda kuko yatwanze twarabyibushye twarananutse, ariko usubiyeyo wajya usanga ahubwo arimo style nziza cyane. Urabona nk'iyi ukuntu yongeye kampwira. N'umunsi rero tuvuye kuri eglise twahise duca kwa Bopel. Nani mu mugisha kabisa.
nibagiwe yuko nabemereye ya video en fait ntabwo nanabyibagiwe ariko nyuma y'iyi video niho ndibuze gushyiraho ya video ya Alexandra yo mwana witwa Alexandra ndiho ndibuze kuyishyiraho hanyuma nyuma y'iyo video ndashaka ko mumbwira icyo mushaka ko tuvuga sibyo hanyuma ikindi kintu nagira ngo mbabwire nuko abantu banyohereje CV zabo ntabwo nabibagiwe nuko nari ntarabona umwanya kujya kuzireba ariko narabibonye ko abantu benshi cyane banyohereje CV kugira ngo nzirebe hari nundi wansabye kumwohereza template ya CV Canadian ndabohereza ko igomba kubimeze hanyuma yenda nimbura umuntu uri bon muri informatique ubashe kuyimodifya ushyiramo amazina yawe nibyo wagiye ukora ugenda ubisimbura nuko nzajya mbohereza CV isa nk'iy'umukanadiya akagombye kuba afite sibyo komisa mwese mugende mubyige mubirebe mbashyiremo ndumva nzajya mbashyiramo na link yaho na kwiyo CV yaho na kwiyo CV ubundi mbashyiremo ifoto cyangwa screenshot ya template ya CV Canadian so yeah guys abo ntarasubiza kuri email munyihanganire mumpe peut-être kino icyumweru gitaha nzabasha kubasubiza Imana ikomeze barinde ndabakunda cyane umva barankeneye ijoro ryiza bye bye